sinjya mbibona se ngo none se ngo fiance ko yari yabinsabye ngo nagiraga gute cyangwa undi aba fiance bigeze iriya aramutamaza ngo fiance yari yabinsabye ngo ariko kamubona umukobwa w'umukristo uririmba muri korari ngo yari yashutse ariko kuki babashuka nta bwenge ngo ni kubona se ngo yavuze ngo nanga ubukwe burapfa iyo bupfuye nta buhari n'abahungu nuko bagwa mu mutego buri munsi atinya umuntu ntiyibuke ko mu ijuru hari Imana abandi baravuze ngo nubwo uri president ngo abana biki gihe ngo abana biki gihe oya hari n'abandi babayeho ikindi gihe iyo turabye imyambarire yarahindutse abana bambaye ubusa ab'Isodoma mugira ngo bari bambaye nose ab'Isodoma nabiki gihe ugasanga umukobwa yataye agaciro ngo fiance yavuze abandi barenze bavuze ngo ba president kandi umwami wese aratinywa itegeko ryiwe ni ihame abandi bahagaze imbere ya president barababwira ngo ntitwobikora ubutinganyi buri hose ni none bwaje ntibwatangira Isodoma no Sodoma se nabiki gihe nuko ngo nta kintu gisha kiri munsi y'ijuru nta n'ikigeragezo gisha nta n'igisha kizaza nuzigere wicara hari abantu bahora bafite umutwaro ngo se ngo kucyari umushumba ngo bana bakaba arabasinzi yo none se shitani atagiye kwa mushumba yajyaye erega badasenga n'abakiriya bayo kandi nta muntu wakoroga abakiriya emaje wakati wa ukame huyachini ngauke Hallelujah. Reka mbanze nshima Imana, nshimye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yatugiriye neza, yangiriye neza, namwe yabagiriye neza kongera kuboneka mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Twatandukanye hano kuwa gatatu, twaguwe neza, ariko zereko twaguwe neza, nanjye natashe nguwe neza. Buriya ubutumwa bwiza ni bwiza impande zose, mu nguni zose. Ababuvuga butugwa neza, abo tububwira bakagubwa neza. Natashe nanjye nezerewe, umutima wanjye wari unezerewe, kubera ko twiyemeje gukorera Imana mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Igihe ufite inshingano nyinshi, imirimo myinshi, ugomba kwibira Imana akanya gatoya. Buriya muri raporo z'ijuru kiriya cyumweru cyose kuwa gatatu, nanjye hari aho banditse ko hari imitima y'abantu yahembutse, hari aho nahagaze mvuga Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero mpagaze nshima Imana. Mwabonye ko nagiye nirukanka, nari mfite ubukwe kuwa gatandatu bw'umwana. Imana yangiriye neza, mushumba yarahari. Mushumba wabonye gute? Ubukwe bwabaye bwiza cyane. Hari ubukwe buba bwiza ariko ntihabeho cyane, ariko bwo bwabaye bwiza cyane.
byari bitugoye, wari umunsi w'umuganda, twumva dote, mariage mu rusengero, reception, ibiki n'ukuntu abantu basigaye baruha cyane, ariko ndashima Imana twarangije hafi saa 4 abantu bakiri muri reception. Ndashimira Imana yatugiriye neza, ibyari bikenewe byose, bya bintu byose by'ubukwe namwe muzi uko mushingiza, bya bintu byose byarabonetse, nta n'amadeni twasigaranye. Imana yatugiriye neza, yaradufashije, byagenze neza. Ndashimira mushumba, twarabanye mu bukwe bw'umukobwa, noneho yaje ntanamutumiye, ubwejo bundi ho yaje namutumiye kandi akampa n'intwererano. Ndagushimiye, ni papa wanje mu buryo bw'umubiri, ariko ntitwagiye duturana cyane. Murabizi abantu mutaturanye hajya hasa naho nyine mutaziranye cyane, ariko ndashima Imana uburyo akomeza kunzirikana, akanzirikana. Naramubonye no mu bukwe, nzi n'ukuntu afite ibihe bitoroshye, ndamunezererwa cyane. Ndagushimiye, Imana iguha umugisha. Ejo narananiwe, kuwa mbere narananiwe, urwara, numva gripe, numva umugongo, numva ibintu byose birasambutse, niriwe ndyamye ku itapi, banzanira n'ishuka baranyororosa kandi muri saro, kuko abantu bansezeraga ari benshi, gukomeza kumanuka nzamuka birango, none ndabana abantu bose muze dusezeranira hanga. Nagaragaraga nyine nk'uwarwaye ariko ari umunaniro, noneho ngakubita agatima ko kuwa gatatu ku gicaniro nimugoroba, ndi mu modoka ngiye Nyamata, kuko ejo nibwo navuye muri Maison de Passage. Ndavuga nti ibyo ari byo byose abakristo n'abantu barumva, ngiye guhamagara pastori mubwire ko ntagishoboye kuboneka, ko numvaga gripe pe sinabashaga kuvuga. Yamana sinzi umuntu wanganirije, sinibuka kumuhamagara, biragenda vuga ko muhamagara ngiye kuryama, bigera amasaha yo kuryama sinibuka guhaka. Muka Patrick pastor wo mu Gatenga Gatungo, nijoro amuhamagara mbaza ibintu byo mu bukwe byo twakoresheje, mwitaba n'ijwi rirembye, arambaza ati ati kurembye kandi nkubonye kuri afishe ya Zayoni. Mana we, uyibonye? Ati ndayibonye, wirembeshwe wikize, ejo uri muri Zayoni. Ndamubwira nti mama dogo, umva niyo afishe rwose nibishobo. Arambwira ati byuka rero. Mu gitondo ngiye kubyuka nasanze afishe yagize gute, yahageze. Ariko kuko byari byarangiye afishe nayo nikindi nayangaga cyane, nabonaga ari ibintu bisa no kwiyamamaza, ubundi ntabwo natangaga ifoto yo kuri afishe, nari ntarayumva nuko. Ariko uyu munsi afishe nyine yakoze umuti, ubwo nayo yanteye izindi mbaraga. Ndi hano mu binginzi, Imana ishimwe. Mugira izina ryiza, sinzi ko murizi abinginzi, abantu binginga Imana, abantu bahenda Imana. Wanasifiwe, shima Imana ko nanjye mbaye mu binginzi, kandi nahavanye umugambi. Ubundi nge mpori naho, nubwo mwumva ngo ndi bugane mpori naho, ariko hari ukuntu Paulo akavuga ati nifuje kuza iwanyu ngo si rimwe ngo si kabiri, ariko ngo imiryango ntiyakinguka. Ariko uyu mugabo wahoraga avuga ngo arifuza gusura abantu, kuki atabasuraga? Nanjye niko byari byarangendeye. Hari amatorero amwe usa naho mutari inshuti kandi muri inshuti, none ubu nafashe umugambi mukongera kunyumva i Kigali sinkandagire muri Zayoni. Kubera ukuntu nababonanye umwete wo ku gicaniro, ukuntu mushaka Imana, Imana ibaha umugisha. Ubu hari umwenda mbagiyemo, Mana yanjye, nintaboneka ku cyumweru ntabwo nzabura kuwa gatatu, kuko sincuruza, nta yindi business ngira, business yanjye ni iyi ngiyi. Noneho n'abana nahoraga ntekerereza bingoye, ubu ko ndavamo, buri muntu ari kumwe n'umugabo we, undi ari kumwe n'umugore we, hasigaye bucura ari ku ishuri. Ubu ni nge namwe tuzabana, ndabibasezeranije kubera urukundo n'umwete nababonanye. Imana ibaha umugisha. Abanyagicaniro nimubona nibagiwe, ufite akanimero kanje, nawe ufite nimero yanjye, mwese abayobozi bafite nimero. Mwaba Kristo mwe nimubona ntaje bazaba bafite mu ruhare.
mujye munibutsa munyakiserere nimubona ngiye kurangara. Tubane muri uru rugendo, dufashanye. Icyiza mfite nkibabwire, icyo umwuka anshize ku mutima nkibabwire. Uru rugendo nubwo gufatikanya. Haleluya. Ndabanezererewe mwese. Nkunda abakristo bose, nkunda abanyamasengesho cyane, kuko nibo bantu bafashe umukingi ukomeye, bahagaze ahakomeye. Buriya ku rugamba habo bita ba advance pata, abantu bajya hehe imbere. Ubu muri uru rugendo, muri uru rugamba tubamwe rwa buri munsi, abantu baba imbere ni abanyamasengesho. Nukuvuga ngo izindi ntambara zose n'amasasu n'amakombora agera ku bantu yabanje hehe mu banyamasengesho, kuko nibo baba bahagaze imbere y'Imana ngo binginga umwami, babwira umwami by'itorero, bingingira Imana bitagenda. Imana ibaha umugisha. Turaganira, Imana yampaye imbaraga. Buriya ndembera mu rugo ariko iyo ngeze aha ngaha, kandi iyo nje ndwaye niho njagira imbaraga cyane, kuko izanjye ziba zarangiye. Habagiye gukora iz'Imana, ngiye kuganira namwe. Narabakunze mu izina rya Yesu. Mfitanye gahunda na Pasiteri Kamarade wo mu Ruhengeri, nzagaruka vuba. Ubwo nzagaruka rero, ubwo namwe murumva ko ntabwo nabanyuraho, nzagerageza. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Itangiriro 22 duhereye ku murongo wa mbere, turasoma harehare. Itangiriro 22 umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, uje mu gihugu cy'i Moriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we, yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka aja ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso, yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu bati musigarane hano indogobe, nje n'uyu muhungu tuje hirya hariya dusenge, turabagarukaho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajana n'umuriro n'umushyo. Bombi barajana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitabye mwana wanje. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama ari he w'igitambo cyoswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanje, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyoswa. Nuko bombi barajyana. Bagera ahantu Imana yabwiye Aburahamu, yubakayo igicaniro, yararikaho inkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu, aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso, arareba abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe ye afashwe mu gihuru. Aburahamu
aragenda arayenda, yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, kuko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Amen. Haleluya. Nsomye ahantu harehare ariko niko Mwuka yampaye. Nitwa Kamikazi Naomi, abandi banyita Debora. Ndi umumama nk'uko mubibona, ndi n'umubyeyi, ubuho ndi n'umukecuru. Abanyakenya bita abantu bamaze kugira abuzukuru ba shosho, ndi shosho. Imana yampaye umugisha, ngira abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Abakobwa 2 barashatse n'umuhungu niwe washatse ku wa 6, sigaranye umukobwa 1 muto. Umutware yitabye Imana hashize imyaka 25. Ndi umuvugabutumwa, ngira ngo navuga ngo ubushake bimwe bya ADPR. Ndi umuvugabutumwa, Imana yampamagaye nkiri muto. Abo twabanye ku wa 3 twababwiye ubuhamya, ntabwo tubusubiramo. Ubu ntuye Kampala, nkorera mu rusengero rwitwa Hebron, niho nkorera umurimo w'Imana, ariko mba ndi henshi iyi Imana ishoboje. Twaganiriye ku wa 3, twaganiriye inyungu zo kuba ku gicaniro. Ku gicaniro ndahakunda, niyo mbonye n'agasambi gasashe muri saro njya numva mpakunda. Niyo mfukamye ku musambi numva hari ikintu kiri bubi, kubera imbaraga z'abantu benshi ntabwo bazikuye kuri matora, ni ku gasambi. Nubona hari umuntu ukomeye mu Mana akakubwira ko watanyuze ku gasambi, uzashake ahantu yanyuze. Ahantu abantu bahererwa imbaraga kenshi ni ku gasambi. Twaganiriye byinshi bijyanye n'igicaniro, turavuga ngo mujye ku gicaniro, muhatinde, muhakunde, kandi nimwicare ku gicaniro cyazimye, mwongeremo umuriro, mushiremo inkwi. Duhe Data icyubahiro. Haleluya. Mwongere iki? Inkwi. Mwatsemo umuriro, ntukazime ku manywa na nijoro. Umushumba yadusabye ko tuganira ku bigerageza, ariko ko ntibigerageza ari bibi. Ariko igihe duheruka hano yafashijwe nuko twaganiriye ku bigerageza, kandi ni ngombwa ko tunakomeza kubiganira kuko birahari. Ibigerageza ntibiharira, birahari. Kandi ubwo bihari rero reka tujye tunabiganiraho kugira ngo turebe ko dufata ingamba z'uburyo twahagarara muri ibyo bigeragezo. Imana irema Adamu yaramugerageje, iramubwira ngo nguhaye umurima wose, ngo ariko ntukarye ku giti kimwe. Nuba kaga tugira n'ingaruka tugira. Adamu ananirwa kwihanganira ikigeragezo kimwe, arenga kuri rya tegeko. Ikizamini Imana yamuhaye kiramutsinda, arya kuri za mbuto. Ngo arye kuri za mbuto, ibintu byose birapfa. Bibiliya ivuga ngo Edeni irafungwa. Imana yari yaravuze ngo muzarya mutarushye, muzagubwa neza, ibintu byose byari byiza. Inyamaswa zo muri Edeni zari nziza, nta mutima mubi wari uriho, nta bugome bwariho. Umunsi umuntu atsindwa n'ikigeragezo, examira mutsinda, niwo munsi ibintu bihinduka. Imana yavuga ngo mvumye n'ubutaka nari nabahaye, n'ibimera nabyo ntibizajya bimera nk'uko byakagombye kumera, bizajya bimera ari uko mwiyushye icyuya. Ubu tugeze kuki? Ku ifumbire. Kubera iki? Ubutaka bwagize gute? Bwaravuma. Icyuma. Ujyana ababyeyi kwa muganga, mwashorera 10, 8 ukabagwa, 2 bakabyara, ni nk'abacitse ku 10. Kubera iki? Ibintu byose byarapfuye
kubera ko umuntu yananiwe kugira gute kwihanganira ikigeragezo kimwe. Guhora abona imbuto, ntiyarashonje, ntiyarakenye, ntiyari yabuze ibyarya, ariko ananirwa n'akantu kamwe. Iyo tuvuze Adamu tubavugana na Eva, bari kumwe. Hari ukuntu badukondana abagabo kenshi bakavuga ngo abagore ngo nimwe mwa, ubundi se twe n'igihe Imana yavuganye na Adamu umugore ntiyarahari. Adamu wari wavuganye n'Imana kubera ko umugore yamuhaye akarya. Iyo yanga se umugore yari kumutambika ku mbaraga, byarabapfanye bombi. Ntiyazagira umuntu undi impfane ngo nimwe mwari soromye, twarasoromye ariko nimwe mwagize gute, mwarariye. Kuki se mwariye? Iyo mutarya hari ikibazo cyari gihari. Nukuvuga ngo tugiye kuganira ku bigeragezo, ugomba guhita utangira, ntubirebere hano si ibya none. Bwira mugenzi wawe ngo rega ibyo tunyuramo ni rusange, nta kintu gisha kiri munsi y'ijuru, nta n'igisha kizaza. Hari ukuntu abakecuru bicara akavuga ati ngo abana b'iki gihe, ngo abana b'iki gihe. Oya, hari n'abandi babayeho ikindi gihe. Iyo turabye imyambarire yarahindutse, abana bambaye ubusa, ab'i Sodoma mugira ngo bari bambaye. Nose ab'i Sodoma n'ab'iki gihe ubutinganyi buri hose ni none bwaje, ntibwatangira i Sodoma. None Sodoma se n'ab'iki gihe. Nuko ngo nta kintu gisha kiri munsi y'ijuru, nta n'ikigeragezo gisha, nta n'igisha kizaza. Imana idufashe. Ariko nagize ngo twige kubanesheje ibigeragezo. Duhereze Data icyubahiro. Haleluya. Tureke bariya abatsinzwe tujye tunabareka, nta n'inyungu zo kubavuga. Navuganye n'umuntu mu gitondo afite ari mu bisubizo, yaramaze igihe afite ibibazo, tujyayo dusenga. Imana ikundagura imisozi, Imana irasenyagura. Mu gitondo tuvuganye atangira ngo ibikingwe ibibazo. Namwana ariko kubera iki mukunda ibibazo? Ese muzavuga ibisubizo ryari? Ndamucyana mwana, kuki mukunda shitani? Muhora muvuga shitani se mumuhoza mukana kuko ari mwiza. Mwagiye muvuga uri mu bisubizo tubiziranye ngo sorry ngo nisame nakusame. Igihe cy'ibibazo bivuge yego, ariko igihe cy'ibisubizo nawe wikurura ibibazo. None bari abantu b'abanyabibazo batumushije mu bibazo, reka tubareke twiganirire. Haleluya. Ku bantu bageragejwe ariko bahagarara neza mu kigeragezo. Twasomye hano Imana yagiye ishaka umuntu ushobora gutuma ubwiza bw'Imana bugaruka mu isi. Imana yagiye ishakisha buri rubyaro rwose nyuma ya Abeli wapfuye ntacyo asize, kuko umuntu wa mbere yabyaye abana babiri, abyara Kayini na Abeli. Nyansoma ngatangara, abana babiri ku isi inkurikirane, nta wundi muntu uriho usibye papa wabo na mama wabo, abana babiri. Ariko ngo bajye kuvuka, umwe ngo avukana umutima mubi, undi avukana umutima mwiza. Ntihapfa wa wundi w'umutima mubi ngo akenyuke, hapfa wa wundi w'umutima mwiza. Bwiye abantu beza ntibarama. Uhereye kuri Abeli, wa muntu w'umutima mwiza apfa asize ubusa. Nibura ntiyasiga n'akana ngo bavuge bati kare akana kazaba nka se, kazabyara se. Apfa kenyutse asiga ubusa. Igihe cyose wa mutima w'Imana wahoraga urereta uvuga uti ariko ninde uzatwita akabyara umwana ushobora kungarurira ubusabane n'aba. Urubyaro nzarukura. Imana yari ifite ubukene bw'urubyaro. Wiki warani yaravuze ngo kubera urukundo rwinshi rw'Imana, ngo Imana yahoraga ishaka urubyaro izarusukaho, ngo ikaruhundagazaho, kuko urukundo rw'Imana ni rwinshi ntiyorugumana mu ijuru, ngo yashakaga urubyaro ruzabaho ikajya uruhundagazaho urwo rukundo. Dukomere Imana imashyi ko yabonye urubyaro. Imana ishimwe ko turi urubyaro rw'Imana, twaje kuboneka, Imana ikajya dusukaho urukundo rwayo. Imana yabuze abantu bahari ariko irababura,
icuragana mu isi kareba bigasanga uyu nguyu ni mubi, uyu ni mubi, ngo abantu uko bagiye bagwira ngo n'ububi bagwira n'ububi, baba babi cyane, bakora ibyangwa n'Imana. Uriya mubona tujya tuvuga ngo inzoga zirasindisha, kankubwire no kugira abantu benshi barasinda. Hari abantu basinda ko bavukana ari benshi, gusa muri iki gihugu mbona nkiriya muri Kongo iwacu umuntu wabyaye abahungu benshi bagashaka bakubaka umuhana wabo, wajyaga kubaserukamo ugatitira, kuko barakurebaga bahagaze ari benshi ukumva ubuza aho ureba kumuriri. Abantu bavukana benshi baba babyimbye, baba barabatunziho, noneho wajya kuhagera ugatitira. Abantu nabo uko bagiye bagwira niko bagiye bagwiza amabara, bagwiza ubugome, bagwiza kutubaha Imana. Ibaza abantu bigeze gutekereza gukubita kudeta Imana, ntimujya mubisoma? Barategura ngo baravuga bati twubake tuyigereho izatubona. Buriya bari bafite ibikomeri, bari bafite umugambi wo kubati turubaka nitugerayo tuzayitemagura. Abandi bari bafite umugambi wo kuyigeraho bakayibaza icyo yabahoye. Hari n'abaririmbyi bagiye bahimba indirimbo za kera za gipagani ngo icyampa nkayibona nkayibaza icyo yampoye. Hari abari bafite imigambi yo kuba bagera ku Mana bakayibaza icyo yabahoye. Ariko Imana ishimwe ngo yaje kureba ibona umuntu witwa Aburahamu. Dukomere data amashyi. Umugabo w'Imana witwa Aburahamu ngo aza kuboneka, aboneka mu rubyaro nabwo rw'umugabo utari mwiza, ariko araboneka. Bwana sifiwe. Umugabo wihangiye imirimo imirimo yo kubwira abantu kwifatira abaturage ko babariza Imana, kandi shango bakagura, ariko ngo bagura nk'abagura amasuka. Ngo izo mana zo kwa Aburahamu baraziguraga, sibyo? Akirirwa bazi Imana nimugoroba abantu bakazana amafaranga. Muri bwa rubyaro rwa wundi wifatiye abaturage ko baremera Imana havamo umuntu. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ngo iravuga ngo nabera ndatomboye nguye ku muntu Aburahamu. Imana imaze kubona Aburahamu bagendanamo neza, bagendanamo neza n'Imana, imuganiriza ibintu byiza, imuha amasezerano akomeye. Muvuge ngo amen. Imuha amasezerano akomeye. Imana imuha amasezerano ikomeye. Ubu mubona dukunda umugisha, turawukunda. Niyo umuntu akubwiye Imana ngo umugisha wa, iyo umuntu akwise umunyamugisha, Imana iramubwira ngo uri umunyamugisha, ngo uhinduye umugisha uzaba umugisha, abazakuvuma nzabavuma, abazaguha umugisha nzabongera uwo bari bafite. Imana imubwira ibintu bikomeye, iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Aburahamu ati wa. Imana iramubwira ngo nubwo rubyaro ntiruzakena, ruzakomeza ruvome ku mugisha. Aburahamu ati icyongeyeho cy'igitangaza, abantu bose bo mu isi ngo bazaherega umugisha ku izina ryawe. Haleluya. Umugabo w'Imana aravuga ati nabera ibigirwamana bya data byaramaze biraferinga, sinabikurikira. Mbega umugisha. Aburahamu akinejejwe n'uwo mugisha, ibigeragezo biba biraje. Kira mugenzi wangu bigaragaza ntibitinya bakiranutse. Hari abantu benshi bibesha yakubona mu bigaragazo no munyamasengesho ngo none se ko asenga ngo kubera iki yahuye na biriya. Oya sense ntugeragezwa. Nuzigere wicara, hari abantu bahora bafite umutwaro ngo se ngo kucyara umushumba ngo bana bakaba arabasinzi. Yo none se shitani atagiye kwa mushumba yajyaye? Erega badasenga n'abakiriya bayo, kandi nta muntu wakoroga abakiriya. Siko bimeze. Ubu mbaye yaduyi wawe singutere
singurase singushamburiye singire gute nabandi yaduye hari icyo nawe wankoroga se twama tukibanira none tuba turabajama tuba dufite uko dukoperana iriya mu mama tuba dufite ukuntu tubana ariko igihe cyose Aburahamu Imana ngo iramugerageza Imana ikamubwira urubyaro umugore ari ingumba umwaka 2 3 10 mada 10 ningahe 30 40 50 60 hari ikintu nagiye mbona abantu bageragejwe kubera urubyaro Imana iguha umugisha abantu bagiye bageragezwa kubera urubyaro bahuye n'intambara zikomeye ikintu cyitwa ubugumba abantu nubona mu rugo hari ubugumba haba hari ikigeragezo gikomeye Aburahamu iyo yanyuraga mu bandi na cyacyubahiro cyose na kwa kubaha Imana kose ngo baramuhindukiranaga bene wabo bakamubwira ngo uri igiki ibyawe ko bizosigarana umudamasiko umukozi umushumba waje kuragira inka ko ari uzabirya utwirata uri igiki hari umuntu nigeze kumva avuga ariko ntibyanditse muri Bibiliya ngo iyo Aburahamu ngo bamuteraga ari nijoro bene wabo bamubwira batariko abakobwa barahangaha wananiwe gusingira umukobwa ngo aza gucikura byare wicaranye n'iyi ngumba yawe ufite umutungo bite byawe ngo Imana ngo Aburahamu yibukaga ko Imana yamubwiye ko urubyaro ruzangana n'inyenyeri ngo iyo bazaga nijoro ngo Aburahamu yarasohokaga ngo akareba inyenyeri ngo akitegereza ngo akareba ko hari inyenyeri n'imwe yahanutse ngo akabona inyenyeri zose ziracyamanitse mu kirere ngo akavuga ngo ubwo inyenyeri zikiri mu kirere Imana yansezeranyije ngo niyo kwizerwa no kubikora izabikora muvuga ngo amina ngo yaje kugaruka babagabo bari babonye Aburahamu yatitiye akagaruka afite imbaraga afite ubudahangarwa budasanzwe unsokere mu rugo nta uzanzungura Imana yarasezeranije ngo mu rubyaro rwanjye na Sara mu rukigi rwanjye na Sara niwe wazava umwana w'isezerano bagasohoka bakavuga ariko izo ni commentaire ikintu Aburahamu azahurira nacyo hanze ntitukizi utusari yaragiye nko kwemera ariko yasohotse ngo iyo bamuteraga ku manywa bakamubwira ukuntu ari incika agomba gushaka ukuntu aca mu zindi nzira akabona urubyaro ngo yasohokaga akarangiza umusozi kuko Imana yari yaramubwiye ko isezerano ryayo rimeze nk'umusozi uburyo umusozi udashobora kumanuka ngo yarebe umusozi akabona umusozi uhamye hamwe akongera akagaruka ngo akagarukana imbaraga bati dore noneho nakumanywa nawe ibintu ajya ahura nabyo hanze ni ibiki Bakristo bene data we iyo waruzi ibitero uko biza ngo ujye ubanza usohoke hanze wihuzenze ubanza ufata akayaga Bwana sifiwe muri hari ibintu bimwe biza ugomba kwiga ubwenge ukajya usohoka ugafata akayaga ntugume kurega gatuza bo kamena ukajya usohoka ukabanza ukavuga kuri bize udahari ukabanza ukiburishaho gato ubwenge bugatekana ukabona n'akanya ko gusenga haleluya twihuse ngo buce cya kigeragezo kirarangira mbega umunezero wo kwa Aburahamu Sara twite noneho bitekereze Joyce Meza vango rigira ibyawe bigira ibyawe noneho kubona Sara twite Sara aratwita indirakura indiravuka kandi ivukamo umwana w'umugisha wa wundi Imana yavuze wa mwana w'umuhungu uzaba uwa mbere wa Sara na Aburahamu aravuka nticyari igitego gikomeye haleluya nticyari igitego gikomeye ntiyaratsinze ku myaka 100 buriya nubaha Aburahamu inshuro nka zibiri
njya mwubaha umunsi abasha gusezerera Ishimayeli. Umwana umwe kandi niyo mwirukanye ari akabebi, yari umwana bajyana mu nka, yari umwana batemberana, yari umwana mukuru, wa mwana nyine uryoshye, wa mwana utuma uti papa genda unzanira akangaka, wa mwana usigaye ubwira uti ngaho ugira gutya, wa mwana baganira. Murabizi ababyeyi bari hano, hari imyaka umwana ageramo akakuganiriza akakubaza ibintu yerekera yuko avuga uti we mbega umwana ego. None muri ya myaka Imana iramubwira ngo ukora uko Sara yavuze ngo Ishimayeli agende. Iyo mbisonye abone we mbega umugabo wari igikoko, ariko yafite iki Imana. Ikigaragazo cya mbere gikomeye cyari ubugumba. Ikigaragazo cya kabiri cya Aburahamu kwari ukwirukana Ishimayeli. Sara atanatwite basi, nta wundi mwana uri mu rugo asigaranye imitungo itagira uko ingana, ariko kubwo kumvira Imana, kubwo kwemera gutsinda ibigeragezo, Ishimayeli aramwirukana. Buriya nunanigwa ntuzavuge ngo n'abandi barananiwe, hari ababishoboye. Buri ibigeragezo urimo nibigutsinda ntuzavuge ngo abantu bose baza batsindwa, hari abandi babitsinze. Ikigaragazo cya gatatu ni iki twasoma, kandi Bibiliya isivuga ngo Imana igerageza Aburahamu. Imana nayo yabikoze izi ko imugerageza, ngo Imana igira ite iramugerageza. Ya nshuti yayo, wa mukunzi wayo, wa mukiranutsi, wa muntu imwe, wa munyamasezerano, Imana igize gute iramugerageza. Ngo iramubwira ngo uyu munsi sinshaka inka, sinshaka intama, sinshaka ihene, sinshaka inuma, sinshaka, ndashaka Isaka. Kandi ntibamurasa ngo byibuze uhumirize urukubite. Urakora iki? Uramucinja. Uratyaza imbugita n'amaboko yawe, umurambike, umuhambire, ucinje, uba igitambo cyoswa, urakibaga. Igitangaje umutwike. Aliamuka Ibrahimu asubuhi na maumivu na uchungu ni rohoni, kwa kuwa aliitwa na Mwenyezi Mungu kutoa mwana wake. Ibrahimu ngo yavyukanye umubabaro, uchungu rohoni, ngo akibaza ngo Imana yavuze Isaka na wara, ngo Ibrahimu yagiye azamura Imana. Hallelujah! Azamura Imana, yazamura Imana, akumva Imana iraremereye. Yaterura Isaka karemera. Nkunda Isaka nihorera Imana, numvira Imana nice Isaka. Ese nica Isaka ndatahira hehe? Uyu mugore wabyaye umwana we mu bukecuru, ese nzabwira abandi bagabo ngo umwana, ese ubu koko murabizi ko abana ari ab'imijya, ese ndava kwica Isaka ntahirehe? Tekereza amajoro nk'atatu abanziriza gufata umwanzuro. Murumva byari byoroshye? Ese uyu mwana wanje we ndamubwira ngo ngiye kukwica, na bya bintu namubwiye n'urukundo namweretse n'ibintu byose namuraza, none si Imana ndayibwira ngo birananiye naho. Wazamura kumvira Imana, azamura n'urukundo akunda Isaka. Aravuga ngo uyu Isaka yansanganye n'Imana. Duheze Imana icyubahiro. Sema haleluya. Icyambi bigerageza ufite ukajya uvuga ngo byagusanganye n'Imana. Aravuga ngo uyu Isaka nubwo mukunze gute, ariko yansanganye n'iki
n'Imana. Aho kugira ngo ntakaze Imana ndatakaza Isaka. Nigeze kugira icyo kigaragazo ndi umunyamurenge, sibyo? Abantu b'iwacu bakunda abana b'abahungu, noneho byagera ku bakecuru. Mabukwe wabyaraga umuhungu yaraguhembaga, wabyara umukobwa akavuga ngo umutwe wawe ubonye, ukijije umutwe wawe, ngo ariko ngo bategereje abana inyuma. Noneho mu gitondo akabyuka ambwira ko ariko siyo Mana ngo yakubujije kwicikura nk'abandi, ngo ubyare ngo ijisho rimwe. Uriya muhungu washatse yatuye bamwita ijisho rimwe, batamwita ijisho rimwe bakamwita igiti kimwe, ngo igiti kimwe si ikibira. Hari imigani y'abapagani. Kandeke kuvuga akantu, dore kamerera. Noneho iyo wafashe umurongo, njyewe ndivugira umurongo nafashe, nimba nzawuhuriramo n'ibibi, umutima waramaze kuwemera, ntuzawitange. Nunitanga nzaguhitana. Ni ukuvuga ngo ibyo muri Yesu namaze kwemera, narabyemeye, birinjira mu bwenge no mu mutima no mu musokoro no mu maraso no mu nyama. Yesu yageze iwanjye, amaze kungeramo byararangiye. Sema haleluya. Kimwe aransakuriza, arasakuza, aravuga abajanama baraza, baraza. Nukuri nkuko kwa Abrahamu hari abazaga bagatarama agatangira ari umuntu abaza mumeze mutemura ry'ikimurega byagaririye agatibuka kuri yasije. Kandi Mana yanjye isije gukura ku Mana, uzayange n'ubugingo bwawe bwose. Isije gukura mu murongo wanasije, abo nsubiza nabi, abo nakira, abo mbwira uko nshaka. Ariko noneho umukecuru tubana umunsi ku wundi akanyakiserera, kanyereka abandi bapfakazi ko babyakagira. Noneho umunsi umwe arambwira ati nk'umwana usangiye n'urupfu. Ndambwira ubwo rupfu ninjye waruremye, niri umujyana, niwe wa mbere uzaba upfuye. Noneho numva nuzuye imbaraga, hasira takatifu. Ndamubwira ngo Samweli yansanganye n'Imana, napfa nzoguma ku Mana. Ankubita urushyi kuko namane wifunga umwuka ngubwire neza ntuzongere. Ntabwo nemeye, ntabwo nizeye yuko Samweli yavutse. Samweli yasanze narizeye. Ibirimo. Sema haleluya. Ariko nyine abarikati ushuteye biba bikomeye, bya bindi biheka. Imana ishimwe ko tutayikundira urubyaro rwinshi. Imana ishimwe ko tutayikundira amazu. Imana ishimwe ko tutayikundira amafaranga. Imana ishimwe ko tutayikundira n'inshuti zashaka zikatuva, tukisigaranira Imana. Sema haleluya. Nubwo ababyeyi batuva, abantu bagatwanga, abagore bakabasohora, abantu bagahinduka inyangazi, ariko wakwangarana n'Imana. Aho gutura mu nzu itabamwe Imana, wasohoka ukarara hanze munsi y'igiti, ariko uhararanye n'Imana. Bwana sifiwe. Abrahamu mazamure yumva uburemere bwayo bwo umunzani uterera Isaka, banga uyu nguyu niwe worekura, aho kugira ngo urekure Imana. Waritegura simbwira Sara ndamuhisha, nzagaruke nimba ari uguhitanwa azompitane ngaru. Nimubwira ntibikunda, arahamagara imiryango aje mu muhungu we, abagore n'abahungu babo. Na Isaka ubwe ntiyemera kunkurikira. None ngiye gukora politiki ikomeye, tuzagenda na Isaka n'abagaragu. Mugiye gutaba, ariko hari igihe nibaza, nababaja ntibamubajije, n'abagaragu ntibamubajije intama. Niba baravuze ati uyu muntu n'umukire n'iriya ziriyo, ngo baragenda. Ariko Imana yaramugerageje. Hari ibintu bimwe wakorera muri emotion ukaza ushiduka wabirangije. Mu rugendo rw'iminsi 3 kugira ngo Imana irebe neza, ejo atazavuga ngo nabikoze mpubutse, ngo uri mu rugendo rw'iminsi. Kandi hari ahandi yatambiraga hafi, ariko Imana yamwango none ngo ndagiye kukwereka iki umusozi wahe urugendo rw'iminsi 3 n'umwana inyuma ye. Bukira bakaryama, mu gitondo tugende.
Kuna abantu bajya bavuga ngo mu ijuru bakumva bararikuruye bararyigeje hafi barigize gute tuzabana na Aburahamu na Isaka ukumva ko arabivuga nyine nk'umuntu ujye ubanza upima utariko barebaga icyubahiro bazaba bafite nzabegera. Hari umuntu wigeze kumbwira atari kujya ijuru ribasaza ngo twese ni ikanzu y'umweru ngo rizaba riri mu gisharagati ngo twese ngo mu ijuru ngo n'amakazu. Namubwira mwaribeshye, Imana ishobora gufata abantu bakubise barwanye n'intare n'idubu. Imana yofata abantu ba Daniyeli bemeye guhara ubuzima bwabo. Imana yofata ba Aburahamu ikabicazanya na ba bantu bajya bavuga ngo mbabarira ngiye gucikana ba bandi binkirira hato. Bibiliya izivuga ngo bamwe mu ijuru ngo bazaba bambaye amakamba ari matakwa nk'inyenyeri ngo abandi bazoba bameze nk'umushumu uvuye mu muriro. Ngo bazakiza ubugingo, abo bazakiza ubugingo nibo bazambara igikanzu cy'umweru. Ariko abandi abanesheje ibigeragezo hazaba hari Bwana asifiwe. Mugire Yesu gucya. Haleluya. Ntabwo mu ijuru tuzicarana twese, ntabwo ari mu gisharagati. Habara mu gisharagati abaho intebe zimwe z'imbere n'izindi z'inyuma. Yego. Buriya mu ijuru hari aba VIP. Yaravuze ngo abazanesha mu ijuru abantu ikamba rya nyuma ni irya gatanu, kandi ayo yose azahabwa abageragejwe. Ntayo umunyenga abaho. Urumva muzehe wanjye sico washakaga. Nta muntu n'umwe utarageragejwe uzahabwa ikamba ry'iki. Ikamba duhuriyeho rya rusange ni iry'ubugingo. Abakijijwe kera n'abakijijwe vuba n'abihanye bagiye gucikana n'abihaniye muri koma iry'ubugingo ni iryo. Ayandane ni amakamba akorerwa. Inkirira hato murazumva? Mwamazi basonze kagafuka karokoka. Niko bita inkirira hato. Buriya rero hari abantu bamwe neza shitani yatwaye bagiye kugera kwirimbukiro agiye nko gucikana agahura n'umukozi w'Imana nka sehashika cyangwa abadokiteri bamuzengurutse kavuga ati kugiye gupfa wakiriye Yesu. Ati nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akizera akatuza akanwa ke, ubwo agahita acikana. Wa wundi ninkirira hato mu murongo yari afite yari uwo kujya mu irimbukiro, ariko akiriye hato kuri finale cyangwa se motira mukubise ati Mana mbabarira. Uwo niwe nkirira hato. Uwo ntashobora kuzicarana n'abantu bagwanye n'imisozi yo mu Kristo. Cyagisambo n'inkirira hato n'abandi bagonzwe bakavuga ngo mwami mbabara n'inkirira hato n'abandi, ariko abantu bahagaze bakageragezwa bakanesha. Muvuga ngo amina. Bwana asifiwe. Mwijuru hazaba hari ahantu usibye ziriya ntumwa 12 n'abaserukira Israheli, abandi bose basigaye bazagenda bicara bikurikiranye n'ibyo bakoze n'ubwitange bagize mu bwami bw'Imana n'intambara barwana mu gikristo. Ntumbwire nkanjye kamikazi wavukiye mu munyenga w'ubutumwa bwiza, nabwiriza mukamba amafaranga, nabwiriza bakamba ibitenge, nabwiriza bakandaza kuri hoteli, bwace bakanyishyurira indege, ngo nzicarana n'umugabo w'umuyisilamu w'umusomali baheruka gutera amabuye. Ntibishoboka, sinanapima. Njye narabwirije bankomera amashi, we yaravuze ngo yakiriye Yesu bamutera iki amabuye. Uwo ngo twatinyuka kwicarana. Ntibishoboka. Hari abantu bazaba baririya tuzatura imyaka yose mu ijuru tubarangiza tutarabakora. Kubera iki? Umuntu wamenye kwitwara. No, bigira ibyawe Aburahamu ageze ku musozi wa Moriya. Bigira ibyawe amuhambiriye. Ngaho fata umwana we w'ikinege kandi Imana ivuga ngo ukunda cyane.
noneho wowe ufite 10 wamubaga wamutanga cyaba ari ikirumbo cyo cyishwe n'urumogi polisi yafunze akagiye wawe akagaruka wakwemera ko wakwemera se byakunda se ibaze Imana niba yari ikigira ngo aracyahinduka ibona umugabo yavuye inyuma Imana yabonye Abrahamu hari ibintu nyantekereza nk'abari none n'Imana nayo mu ijuru irimo yishishikaye arabikoze Imana ireba yubaka igicana murabibona namwe amabuye wa mugabo ni seriye n'ukuri abona Imana ibona aramufasha aramuhambira Imana bati wa mugabo akomeje kuba seriye Imana ibona akuye inkota hano kwita Imana imureba azamuye inkota Imana ibona arahumirije neza agiye gukubita hari ikigaragazo gitegereje kuzogera kuri finale kitazakemuka mukiri mu nzira hari ikigaragazo kitazakemuka ijoro rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu hari ikigaragazo kitazakemuka bikiririya mu mitereto hari ikigaragazo kirinze ngo ugere hehe kuri finale niyo mpamvu biriba ngo hahigwa busa kuruta kugira gute gutangira abatangira ni benshi ariko abusa ni bake kandi abusa nibo bitwa abatsinzi Imana ubona hasigaye amasegonda amatiyerisi kugira ngo atibure inkota Imana iravuga ngo Aburahamu aritaba ngo karame Imana iramubwira ngo ndabimenye neza muvuge ngo haleluya ndabimenye neza biramubwira ngo ntugire icyo utwara uwo muntu ndabimenye buriya Imana yamutereyeho kashi iravuga ngo nta kigeragezo iki nicyo cyane bisigaye kukubariki nitakubariki sema haleluya mumenye ko dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga buriya mu mahoro ntawe udakunda Imana hari uwaboneka se umeze neza umubiri ari muzima madamu n'abana ari bazima akazi kameze neza no mu rusengero bagukomera amashi utaha n'imodoka yawe nziza ugashuka ukarya mugaseka na madamu mukinakundanye ntabwo bwa divorce ufite ninde se utagira amashimwe ariko rero kambabwira aho Imana irebera abakristo ba nyabo ni mu kigeragezo kandi ziriya ntwari zose zarageragejwe utekereza se ko Yobu yiswe umukiranutsi mujya mutekereza ikigeragezo cya Yobu ko cyari kimeze kamabwira abantu bakabiri bageragejwe ega turi mu kibuga abandi bavuyemo sema amen yanekereza Sadraka na Meshaki na Abedenego noneho bo bahawe ikigeragezo abantu benshi batanatekerezaho sibyo hari ukuntu umuntu abe batari ku kamera nabo barabyo none se twiyice nitwe twigize abanyagese izo mana z'abanyamahanga twigaza tuzikorera tuririya ariko turi mu gihugu
tugomba kuyoboka. Siko byari ngombwa usangire ijambo ry'Imana. Siko byari bari bafite kwisobanura kumvikana se igihugu cy'abandi. Perezida yavuze ngo ejo mwese muzubama, kandi murubama akanya gato mwongere mugire gute muhaguruke. Erega ntiyari yashizeho itegeko rinaniranye, ryari ryoroshe. Amabubura navuga n'amagondera gusa n'ukubama akanya gato. Nimara musubireyo mujye gusenga Imana, musenga izo muhora musenga. Ariko mucyo kigaragaza abahungu ngo bakitegereze buzuye ubwiza bw'Imana, ngo baravuga ngo nubwo ari akanya gato Imana mu ijuru yo tugaya. Abandi bakristo batinya umugayo, apana kubinyanga mugayo ku bantu, ngo binkunda mugayo ku Mana. Hano hanze tugwije abantu binyanga mugayo ku bantu, ariko ku Mana ari inkunda mugayo. Ashobora kukugororokera wewe, ariko yegera ku Mana akayihemukira. Sinjya mbibona se ngo none se ngo fiance ko yari yabinsabye ngo nagiraga gute, cyangwa undi aba fiance bigeze iriya aramutamaza ngo fiance yari yabinsabye ngo ubundi fiance ni umuntu mufitanye urugendo ruzakunda cyangwa rugafera. Ni n'umuntu mushobora kuzubakana akazana guhemukira. Ugasanga umukobwa yataye agaciro ngo fiance yavuze. Abandi barenze bavuze ngo ba perezida, kandi umwami wese aratinywa, itegeko ryiwe ni ihame. Abandi bahagaze imbere ya perezida barababwira ngo ntitwobikora, ariko kamubona umukobwa w'umukristo uririmba muri korari ngo yari yashutse. Ariko kuki babashuka nta bwenge? Ngo ni kubona se ngo yavuze ngo nanga ubukwe burapfa. Iyo bupfuye nta buhari. N'abahungu nuko bagwa mu mutego buri munsi, atinya umuntu ntiyibuke ko mu ijuru hari Imana. Abandi baravuze ngo nubwo uri perezida, nubwo mu nteko mwemerera itegeko, nubwo mwaryanditse, nubwo mwavuga iki, ntitwubama. Duhereze data icyubahiro. Haleluya. Ntitugira gute? Kama mbaya. Ubundi ubukristo ni decision, ukayifata atari uko ikuguye neza, ikomeye, ifite n'ingaruka ku buzima. Ubundi ubukristo butagira gakovu ntabwo. Amen, amen, amen mwana wacu, amen. Ubukristo butagira gakovu ngo ugenda n'ingo. Hari abantu bafite ibikomere n'inkovu z'imiryango gusa n'ibyazavuga, ariko ku bukristo nta, ubukristo ntiburamutera n'agakovu. Ubundi mu bukristo turaraswa, tugakomereka, tukagira n'inkovu. Ndaza kubasoreza kuri Pawulo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kandi aho kugenda n'ibikomere by'imiryango, wagenda nibyo baguteye bakwanga kubera Kristo. Uri hari abantu mu ijuru bazaba bakomeye, bataragize n'icyo bakora gikomeye, ariko yaratutswe mu muryango baramwangaza, barabayisilamu abaye umurokore, bakamubwira ngo kuva none ntukibaye umwana wacu. Uriya muntu ntuzajya umugezaho uzumukubitira saruwiti, kuko yagize ibyo yahebye. Yatakaje ababyeyi bamukundaga, yatakaje imiryango, yataye agaciro. Hari abana basohowe mu bipangu bagenda baba baboye kubera ubukristo. Abo ngabo nubwo ari gato cyane, nubwo ari agakene, nuwo imbere y'Imana n'umuntu ukomeye kubera iki afite ibikomere, afite n'inkovu yazize ubukristo. Haleluya. Hari abari hano basuzuguwe iwabo bakabanga kubera ubukristo. Abo barakomeye imbere y'Imana n'abantu b'agaciro. Nibo babandi Pawulo yanditse mu rwandiko rw'Abakorinto ngira ngo rwa 2 igice cya 6 ngo bajye bamera nk'abasuzuguritse, ngo ariko batungishije benshi. Iyo abantu babareba babona bagayitse, babona barataye n'umutwe. Hari n'abababwira ati ariko wowe ubundi ubwo burokore butuma iwanyu bakwanga waburetse, ariko bariya imbere y'Imana batungishije benshi kandi n'abagaciro gakomeye. Banesheje abahungu 3. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya.
kandi nujya gushobora ubukirisitu ujye ureba abanesheje ntukaje utinya kubatsinzwe ujye ureba abanesheje umwana yagiye kubyara urubyaro rwa mbere baramubwira ngo nyine ku mwana mumubwira mukamuga ati ntugire ubwoba biki n'ibiki noneho ahita atekereza undi mwana bakuranye wabyaye ngo mukesha ko yabyaye ngo nanjye ndabyara kubera iki mukesha ko yabyaye ntiyabyaye nyine wowe nujya gukora iki kintu cyo mu bukirisitu uje urabutse ko abandi bo babitsinze nanjye ndabitsinda haba n'ibyo unyuramo by'ubuzima ko abandi bo batapfuye ko abandi bo bariho ko abandi bo bataguye ko nakawe yahuye niba gakomera hari ibintu byo ari imfashanyigisho zoroshye cyane nimutekereze ikigeragezo Daniyeli yageragejwe cyo gutabwa mu rwobo rw'intare intare zirashonje kandi aracyafite amahirwe yo kuretira ijambo yavuze umwami ngo yari ko agenda akamuhendahenda akabatereko ubu koko n'urukundo ngo ukunda uremeye ngo bagute muri ziriya ntare zimaze n'iminsi 7 zitarya Daniyeli umuntu nkunda umuntu wo mu intellectuel wize umuntu ukora akazi keza kuriya Daniyeli wabivuyemo papa inshuti zikamukurura ufite ubwenge weme kuriya ariko mu mutima ukavuga ngo yego ubuzima ni bwiza ariko ubuzima butari mu Imana ntiburutwa no gupfa Imana iri muri njyewe areba ngo nubwo Imana itonkiza ndagenda intare zindye ariko zirandyana ubugingo mpamvu bahimbye indirimbo ngo hirya y'ibijigo by'intare yari ko arangiza iki ubugingo basenga umuntu agahita avuga ngo narwaje umwana ngo ndasenga ngo mbwira Imana ngo nutamukiza ngo ntuzabura Imana yeye ntizaba ari iki uwo mwana wawe ni mwanakira Imana itakiza ubumana bwayo bukavaho ninde urinde ufatiye Imana ku ijosi kubera iki erega Imana ntidukiriza ko twayifatiye ku ijosi nta n'umwe ndi tugiraho ngo tuyituze ninde wayigabiye muri mwe se ngo azayituze abantu bose bisararanze ku Mana ngo turashaka kuyibona turashaka kuyibaza ntawe ujye uyibaza kabiri ije ivuga rimwe abantu bakavuga ngo nakumvishije amatwi ariko noneho genda mujye mukinisha ababyara banyu ntimugakinisha Imana yarirahiye ngo ndirahiye ntigira mwishwa wayo ngo murahire ntigira nyirabukwe na sebukwe iravuga ngo ndahiye kwera kwanjye icyubahiro cyanjye sinzagihundi byararangiye abana bawe bakire cyangwa bapfe ni Imana ubicura icyo ni Imana ngo nayo nayibwiye ngo hari n'abandi bajya bavuga ngo nitabikora ngo ndahita njya mu kabari wakagiyemo maze ukareba ko izagira irungu mu ijuru riruzuye abantu baruzuye abakiranutsi baruzuye ntugire ngo Imana iranakujugumira cyane yaravuze ngo mbahaye inzira kandi umuntu ngo yihitiremo Imana ntijya abantu ku mbaraga haba n'ijwi ry'Imana ritwigisha kwihana ntiriza ari bazi kaza ari akajwi gato kongorera Imana ikomeye muri za mbaraga zayo ntizi sunika urugi alo ntizigira gute ntizi sunika urugi Bibiliya iravuga ngo ndiko ndakomanga umuntu niyumva akureho amakare namara agire gute akura urugi ndagira gute ndinjira ariko nakomeza gukinga nukuvuga ngo Imana nta munsi numwe muri za mbaraga zayo izozi wawe n'imbaraga ngo ndagufata ku mbaraga irakoma ishobora kukuresha kazana imbaraga zo kukuresha ariko ntigera hangango igutuze hano ku mbaraga nta gahato ni inzira
urinjira cyangwa ntiwinjira. Kamabwira inyungu ziva mu bigeragezo. Haleluya. Inyungu ya mbere iva mu bigeragezo. Imana igitanga promotion, igatanga inyungu. Ikintu cya mbere, abantu bose bageragejwe bakanesha, Imana igibaha icyubahiro. Icyitwa iki? Icyubahiro. Ariko ni bande bandi bantu bapfuye tujya tuvuga tukuzuzwa? Ni bande? Harabo abantu batuye muri Kongo ni barengeza amaboko. Abantu batuye muri Kongo muzi icyubahiro cya Mobutu. We none yagiraga n'uruzina rurerure, Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazapanga. Ibyo ni izina rimwe. Mareshare. Niwe muntu twageze twibuka umunsi wa nyina wa Mobutu ko yapfuye. Igihugu cyose kigahabwa iki? Koje. Abana ntibige ngo nyina wa Mobutu yarapfuye. Mama yemu, umunsi wa mama yemu ntitwageze twiga. Umunsi Mobutu yavutseho, le 30 juin bandeko za le 30 juin za independence zari kini misi ya Mobutu yo kuvuka ntitwageze twiga. Kandi bari baramuciye umugani baranumira, la aishimilele wale walisema emberi takufa bongo mtupu, bakamwesha ngo ndiyopfa ngo ayishimirere ngo azabaho mirere. Niryo zina ririhe? Arihehe? Urubyaro rwe rurihe? Nyina twasuye kumwibuka se yarangiranye n'umuhungu. Ibintu abantu bakomeye bo kwisi amazina ribagirana. Ariko mureke mbabwire icyubahiro Imana izitanga. Duhereze data icyubahiro. Inshuti ya Habyarimana nisunzu ikinani ngo cyananiye abagome n'abagambanyi. Arihe? Cyari cyarananiye abagome n'abagambanyi kirihe? Ninde ushobora kwicara uyu munsi akavuga ngo arakora umunsi mukuru wa Habyarimana? Ni bande wahamagara? Ni bande baza? Ibeshe se umuvuge nuruwe rwibutse se. Aririmbye barabirangije ngo amazina yose yo mwisazi bagirana. Ariko mureke mbabwire iyo tugiye kuvuga agakobwa ka Yefita kapfuye kadashatswe, ubwiza bw'Imana ntibuzabuze. Amazina y'agakobwa katanarongo, sibyo? Babandi bita ngo bahambanywe ikara. Ibi bihume byo muri Bibiliya n'abantu batika bamwe ntibasize itongo. Biberaga mu mahema, bamwe bagendaga baserera. Ezekiyeli, Imana yaramubwiye ngo Yeremiya ngo ntugashake, ngo ntukagira umugore, ngo ntukabyara umwana ngo umusige ku isi, ngo kuko nzobica. Sinshaka kugutera agahinda, uzopfa utyo. Ariko iyo tubuze ba Yeremiya, Bwana sifiwe. Haleluya. Abakiranutsi iyo umuntu anesheje ibigeragezo ahabwa icyubahiro. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Erega ibigeragezo nama examen ntayo ku ishuri. Uwatsinze examen ntimujya mubibona se? Ikibazo dufite turi mu gukunda ngo tuve mu ishuri tujye mu rindi tutakoze examen. Abantu bize byacamo yemwe. Ahubwo uko ubukristo bugenda buzamuka ugomba kuzamukana n'ibigeragezo by'abakristo bakuru. Tugenda dukora examen z'abakristo bakuru. Nk'ubu umutima wanjye uko ujya umbwira hari ibyaha shitani nayitozana izi ko ntobikora. Turatinya ibizamini ariko turashaka kwimuka mu ishuri.
niturwaza tuzimure tuvuze induru tumere rutya abantu bararwaza musengeshe mugire mana ya iyo ubonye umuntu ntiyizeye amasengesho. Hari umumama nkunda urwaye w'inshuti yanjye afite umuhungu nakunze muri iki kigaragazo cy'uburwayi bwa mama we. Ndavuga ngo ariko mana ndagushimiye ko dufite urubyaro rubyumva. Baraje baramubwira ngo mama wawe ngo ko biragaragara ngo baganga nta ndwara barimo babona ngo bishoboka ko ari amapepo, kandi nyine amapepo abaho. Abadayimoni ntibabaho se, ntibarwaza abantu. Arababwira ngo nta muntu wasengera mama kundusha, ngo kuko ntawe umukunda kundusha. Ngo Imana nitumva amasengesho ni mu gusengera mama, nta wundi wo kumva. Mutegereze izamukize ku masengesho namusengeye n'abakunda mama. Ariko kujya kubwira umuntu utanazi na mama utegeze gute ngo waze kumusengera, kandi ndi umunyamasengesho, nimukomere uwo mwana wanjye amashi. Naramubwiye data we, wa wundi nababwiye nubari muri nubaracyameze kwa kundi, ariko nubi igikoma kiri muri sonde. Ariko umuhungu yarambwiye ngo baraje nyina ngo ati ujye gushaka bamurangira ngo basenga, bagatuze basenga singa ngo ninjye ngenda nasenga nkaniyiriza. Noneho mama ararwaye, ninjye umukunda cyane. Ninde ujya gusengera mama kundusha? Azakira cyangwa apfe. Nta muntu uzajya kubwira ngo nusengere mama. Namwe data we, erega mu isi haracyari urubyaro nabo nkunda. Sema haleluya. Umuntu wasengera arabati nimusuye kuzana ibyo ye mubwira badufasha badufashe nta kibazo, ariko nge ntero amaguru ngo nge kobwa ngo nimwe musenga kundusha bikunda. Nk'abakristo mwe nidukure mu izina rya Yesu. Ikigeragezo kiraje, umuntu ararwaye, ariko wititira imbere y'ikigeragezo ngo ugere ahantu utupe ujasiri n'abana bakunyuze mu ijisho. Koko ikigeragezo nimba kije kigukuraho ubudahangarwa ufite muri Kristo. Iyo mbonye umuntu arapfuje yatanga ngo baramuroze ngo baramuroze, bamuroze urihe? Wari urihe? Bamuroze urihe? None ugiye wamamaza ko barozi bagira imbaraga kurusha wewe. Ese ubwo ntuba wisuzugujera? Kandi turabasirikari benshi wagivuga uti turabademobe benshi, kuko abasirikari bararwana. Nimba waneshejwe rero wikwita umusirikari. Abasirikari nabo bari ku rugamba kandi bagira gute banesha barwana. Yego nta n'abasirikari baryama bararwana. Niyo igihugu gifite amahoro bararabazenguruka baducungira umutekano, ariko twe turaryama twarangiza twaneshwa ngo rerererere. Nimukazimure mu izina rya Yesu. Imiryango ntivugana kugeza uyu munota. Hari abantu badasuhuzanya ngo hari ibyo babasiga. Mbega we, ikintu kitakomerekeje umupagani cyankomeretsa. Nigeze kubwira umuntu ngo inzoka itamuriye ari umupagani yandya nje urimo amaraso ya Yesu. Cyangwa se inzoka z'abarozi nimuzitangiye ntizatangiye igihe cya Mose ngo ntiyayirambitse iwe n'abandi bakazirambika, ariko se nyuma ya Mose yagize iti ntiyazimiraguye. None haleluya. Ikintu cya kabiri Imana igihereza abantu, iyo iguhaye ikigeragezo ukagihagararamo neza ukacyitwaramo, igihe cyubahiro kiraza byanga byakunda. Ndakurahiye nubona utsinze ikigeragezo uzitegura icyubahiro. Ikintu cya kabiri Imana iguha ikamba ry'ubutsinzi. Ntabwo Imana ari umuhemu iguha ikigeragezo ngo ntugitsinde ngo uvire mwaho. Nimba barimo baha abantu ibizamini babitsinda bakavuga ngo 5 ba mbere hari ako tubaha, reka mbabwire ngo nyuma y'ibigeragezo hari agashimwe. Muvuga ngo amen. Hari icyo bita iki? Agashimwe. Ntuzigera wibesha ngo abantu bavumbuye ubwenge buruta bw'Imana. Nimba mwarimu avuga ngo umwana wa mbere turamuha computer, uwa kabiri tumuhereza iki, uwa gatatu tumuhereza iki, niko no mu bigeragezo bigenda. Yewe reka mbabwire ko habaho n'agahimbaza musiki. ADPR zibivuga neza ngo yigukerereje igira gute? Ndagutegera.
kambabwire ngo hariho n'agahimbaza musyi kaduha Imana icyo tugikuye hasi nk'abayo. Tuyongere icyubahiro Imana zitugirira neza. Hahirwa bihanganira ibibagerageza ngo nibamara kwemerwa Imana izabaha ikamba ry'iki. Imana yavuze ko si njyewe. Hari agahimbaza musyi, hari agashimwe, hari agaseke katazahabwa batarageragejwe, kazahabwa bagize gute? Bageragejwe. Ibyahishuwe ngo hahirwa banesheje. Banesheje iki? Banesheje iki mwatorero mwe? Unesha niko karagahimbaze musyi. Unesha nzamuha kurya kuri manu yahishwe. Unesha nzamuha izina ritazwi n'umuntu uwari we wese. Ariko nimwumve, unesha mwiteguye kunesha? Sema haleluya. Mwiteguye kunesha? Unesha hari ganya nicarana bisaba ngo niwe iri niryo giza ngo nzamuha kuba inkingi. Icyampa Imana ikazaba ngo nzaba inkingi yo munesha, nzamuhigira inkingi yo mu nzu y'Imana yanjye. Ikigaragaza urimo nicyo kizatuma uba inkingi. Musiogope majaribu. Umurinzi w'indirimbo za cover ngo haleluya, kwani majaribu yahimiza musafiri mwendo. Hari agatekereza ngo igikeri cyarimo kigenda gisimbuka kujya kigenda ngo umuntu agikubita isabatu kirege ngo kigere nkira kirabati birababaza ariko birihutisha. Ibigaragazo birababaza ariko bigira gute? Birihutisha. Abakristo benshi bakomeye ibigaragazo bimera nka esanseri bikaguterera. Duhereze data icyubahiro tunyeganyeze. Sema haleluya. Ikindi bigaragazo bikora cya gatatu bituremera ubuhamya. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Ndabarahiye uko turushaho kugeragezwa niko turushaho n'ubundi kugira ubuhamya. Ndetse uko turushaho kugeragezwa niko turushaho no gukomera. Turakomeye ntidutsindwa, turakomeye ntidutsindwa, turakomeye. Iyo uri umukristo mukuru ukugeragezwa, iyo uvuye muri iki, oh haleluya, mwijuru hari ijwi riza ryumvikana ku ntebe y'Imana rivuga ngo aragitsinze. Umufano mwiza umunsi Yosefu atsinda ikigeragezo kwa muka Potifari. Oh haleluya. Nyandekereza mwuka wera Siliveya wari uhagaze mu cyumba kwa Potifari. Abadayimoni bashingitse bariko bati kiriya
kibero arakireba atambuke. Abadayimoni bashingitse, ibintu byose bishingitse, akana k'agahungu gato gahagaze imbere ikigeragezo cy'umugore wuzuye abadayimoni. Yosefu ngo kinjiramo karavuga ngo wiyambure wongere nushaka ube waritukuje usa n'inyama sinobiko. Ariko tekereza mu ijuru ukuntu uzaba. Ni mu ijuru, nimutekereze mu ijuru. Imana yavuga ngo Yose ubwo utsinze iki ngiki ngiye kugupromotinga. Imana cyubahiro. Nta handi promotion ziva ni mu bigeragezo. Yose niki nacyo uragitsinze. Amanota ariyongera kwa Potifa. Niyo mpamvu yageze muri gereza ngo umwuka mwiza wa Yesu Kristo ngo abana nawe ngo aseruke feva y'Imana imubaho ngo abayobozi abaprisoni bose ngo baravuga ngo uyu niwe muyobozi. Sinababwiye se agahimbaza musiki aragenda baye shefiriya. Abantu bazi kunesha ibigeragezo no mu bigeragezo indani muzitane z'ibibazo mwuka w'Imana ajya bagirira neza. Bwana sifiwe. Akajya bahumuriza, akajya bakoraho, akababwira ngo humura, hakazijwe giza, humura mwana wanje, humura turi kumwe, humura ntacyo uzaba, humura nturi bupfe, humura nijibura, tuza, tegereza. Haleluya! Yosefu iriya icyubahiro cyamusanze muri prison. Umuperezida yakoze amakosa ninde? Yosefu ni utanga raporo. Muri prison iri kubera iki yatsinze iriya kwa Potifa. Anekereza ukuntu yewe mu ijuru hari ibihumbi by'ijuru. Yanekereza ukuntu yatsinze kwa Potifa. Nyirabusha amubwira ati uyu munsi urava mu gikoni ntuzongera gukoropa. Ako kana noneho tekereza ikigeragezo cya finale umunsi bakuru be bamuserukaho. Ariko bandugu yango twe twanga gusuhuza umuntu ngo yanze kukuguza amafaranga yiwe. Musha ngo yarandiye nguriya ni mwene wacu ngo agira amafaranga ngo ntiyayampaye ye yakoreye ye ukamwanga ukamurakarira. Noneho itekereza Yosefu filime ukuntu yazingutse babonye yibuka ukuntu bamujyanye mu isoko barimo bavuga bati dufite igicuruzwa. Abambere baraza batari kwa gatuza ndigakomeye uyu se yakwikorera imizigo. Shata ayo mafaranga muri mu muvuga ni menshi ndisinayamutangaho. Abakabira atari ko hano hari umusore ugurishwa ati wananiwe kuzana umusore w'igango urazana aka kadogo se kazakora ikate singura isoko yose nimba byarabaye nka nimugoroba isoko igiye kuremura ibintu bya Wani bimeze agapfobya nta muntu uraza mu isoko agapfobya ikintu kugira ngo kigurwe make. Yosefu abapfobya baraje barapfobya baragenda, abandi barapfobya baragenda. Ni ibisoko yaragiye kuremura ngo abayishimayeli baravuga batariko ibi biceri dusigaranye aho kubitahana nitwopfa kukajyana koromayize ka marenge akanga tupfa kujana ngo bafata ibiceri baravuga ati nimwake. Abandi nabo batariko ubundi twari twashoye iki kugira ngo twange icyo dushaka suko katuva iruhande nimujyane. Baramugurishije, nyuma yo kumugurisha baramurya. Bya biceriga ntibabitaye. Wowe ujye ubesha ngo barakuriye uriho warabeshye. Umuntu wariwe muri iyi si ni Yosefu. Baramurya ibiceri barabijyana ngo buce Imana, ariko Imana yaramugerageje kubera iki bataserutse ku yindi ngoma ngo baseruka ku ngoma yande ya Yosefu. Ngo ababone ibaze ko ntiyahise yibuka se uwari kuvuga ati mwice
Rubeni atariko aho ko mwica twagurishije tukirira amafaranga. Uwoga ngo niwe wari mwizaga uhekera abandi. Uwavuze ngo bamugurishe niwe ngo wari mwiza uhekera abandi bari muri hamba. Motive yo kukuramo umwenda bayikoze areba. Ntabwo bamuteye anesthesi ngo babone kumugurisha. Bamugurishije areba. Ariko tekereza bamuserutseho. Ngo yarabamenye. Bamumenye se ari umuntu pamba. Bamumenye se ari umuntu usuzuguritse. Bamumenye ari umunyacyubahiro nyuma ya Farawo. Bamuserutseho iryo avuga ryijyana. Bamuserutseho yica agakiza. Bamuserutseho ariko ari wewe cyangwa ari iki. Ariko banza akabafunga mu ndake bakabamenaho amazi bagahambira kandoye bagakora bagatwika n'amashanyarazi. Ariko ngo arabitegereza ngo nza ntanga yewe mwijuru hari abagabo, mwijuru hari abagore b'Imana bakoze ibintu bitangaje kandi bavukiye amezi 9 nkawe nkanye. Atangira umugambi wo kubagirira neza. Aba bagabo ndabagirira gute? Nimbibwira uyu munsi bamwe baragwara tension bagonge stroke. Ngo ashaka ubwo azabibwira. Ku ncuro ya kangahe? Yabibwiye ku ncuro ya 3. Bakagenda bakagaruka bakagenda bakagaruka. Kandi ndamukunda. Ngo yagiye umuntu se umuntu unesha abaneshanye. Ngo yagiye kubibwira ngo bibwire ngo bikange ngo arabwira ngo simwe. Abisutega ku Mana itari buze kwiburanira. Ariko se kukuri ntibaribo. Imana se nayo tuza tuyisukagaho ibyiza n'ibibi ikamiceceka. Ngo yamabwira ngo ntabwo ari mwe ngo ni Imana yabikoze. Imana niyo yamugurishije. Hari amafaranga Imana yari. Muvuga se ngo ni n'umugambi w'Imana ngo niwe bagenda inama yo kumugurisha kugira ngo yoroshe inyorosho cya korosha icyaha. Baravuga ngo simwebwe ngo ni Imana yabishatse ngo kugira ngo mbabanzirize ngo nzabakize. Nzasoma Yosefu yabagiriye neza abajana Gosheni baratura imyaka kugeza asapfuye. Ngo se ngo apfe ngo baravugana. Ati uyu mugabo yatinye kuduhora data gihari. None data yapfuye. Ngo batanga bajana amaturo ngo yo kujya gusaba imbabazi. Mwashikara ababwira arababara cyane. Abazwa n'ukuntu bamutekereje mu bantu babatsindwe. Abatsindwe nibo bagira inzigo. Nubona umutima wawe ugira inzigo nk'ujyo. Hari abantu banditse ibikari nabyo babagiriye nabi barafunga. Yosefu nta nzigo, nta kabati k'umutima mubi, nta bintu yari yarabitse nkora ati bene da. Mwatekereje ko noba ngifite nkabagirira nabi kubera iki? Bwana sifiwe. Ibigeragezo uri munyuramo uyu munsi nibishi. Abandi mu bigeragezo abazatsinda bibegereza Imana cyane. Niyo yindi nyungu y'ikigeragezo. Ikigeragezo cyegereza umukristo Imana. Nanjye nyanerebera mfite ibigeragezo. Ngenda ngiye gusengera ikigeragezo. Wagisengera se iminsi 3 ukiri muvuga ikigeragezo utangira gusengera niba ari umurwayi ufite wagereri ugasanga warengutse mu bugingo kurasengera ubugingo bwawe kurasengera za kamere zawe ariko wari wahagurutse ugiye gusengera ikigeragezo. Nwangu ya turi mu bigeragezo bitwegereza Imana. Nizo nyungu. Uzahunga umukristo ugera mu kigeragezo aho kwegera Imana akayivaho uzamuhebe. Ubundi umukristo nyawe iyo ahuye n'ikigeragezo niho yegera Imana cyane kuko wishakaho ubufasha kandi nkunda Imana. Sema haleluya. Umuririmbyi twabanaga mwana w'umukiga karirimba ngo Imana itageze ikiguha ngo ndize guha rubanda. Hari abantu bazi guhimba ngo cyangwa wondera Yesu wo n'umugabo
iyagusezeranije na nta nyungu ifite yo kukubwira ibinyoma keretse nurambirwa satana akakunyaga ngo ishatse rikuza bikora itagize ikikubwira ngo ariko yabikoreye kukurema agatima noneho ajya gusubira ku yindi akavuga ngo Imana ngo ni umugabo murabyumva ngo yitagize ikiguha ngo ntiziguha rubanda ni ukuri nanjye ndabizi Imana yitagize ikiguha ntiziguha rubanda nimuhumure ibigeragezo sibyo byica hica intege nke zo kunanirwa kwitwara mu kigeragezo kandi iyo witwaye neza mu kigeragezo izi nyungu zose icyanyuma kwihangana neza mu bigeragezo biduha gutsinda ubu tubayeho turi abatsinzi haleluya abantu biyahuye si bo bapfushije abantu beza kurusha abandi ahubwo icyabananiye niki kwihangana mu bigeragezo abantu banywa isumu bagapfa si bo bafite uburemere bw'ibibazo biruta ibyo ufite ariko icyo batafite niki nta kwihangana ariko tw'abakristo twihangana sibyo hahiga uwihanganira ibimugerageza kandi ndarangije ariko mbabwira ibigeragezo si iby'abapagani si iby'abanyabyaha ibigeragezo ni ibya rusange bararwara tukarwara bararwaza tukarwaza barapfusha tugapfusha sibyo icyo tubarusha nuko twebwe twihangana muri buriya bigeragezo tukakura ubuhamya tukakura gutsinda wanasifiwe nibiki urumunyura mu uyu munsi hari abahura n'ibigeragezo ugasanga yanamutse ugasanga umuntu yabaye umunyamushiha kandi abantu ushaka bakagufasha ngo araseka se ngo afite ibibazo ngo yagwaje umugore hari abandi babarwaje baraseka ngo araseka se ngo n'imfubyi niwe mfubyi se ya mbere oya ariko narabibwiye muri uru rugendo ngipfakara hari abantu b'abashitsi baje noneho bantora muri protocole yo kujya kubakorera ndabakorera iri iwacu tugira umuco wo kwibwirana noneho nseruka abari aho bakomeza kuvuga ngo muri aho pastor ngo muri aho pastor muri aho pastor bangise pastor kandi sindi pastor ndi umuvuga butumwa ariko njya nabuze uko mbabwira nuko ngeraho ryitaba noneho we ahitagira ngo ndi madamu pastor mu mwanya arambwira ati none se kutanyibwiye ngo nkumenye ntamwibwira nitwa Kamikazi bikintu umugabo wanjye yarapfuye kandi bavuze ngo ni pastor nkoya ntabwo ari pastor ahubwo nije pastor ngo mada ngushobora kwibeshera ku bupfakazi ngo ari kuzikintu uri muvuga ngo ndibeshera se sindi we ahamagara undi wari hanze uyu mudamu gukora mbwira ibintu simbyumva gukora abantu umupfakazi wankunda ati niwe ntamaze kubera iki uri mubona ntabawe ngo bandi bapfakazi ngo bagira nk'igicucu mbese bajya baseka badasetse bishima batishimye baba bafite kare ndamuga nti mwizina rya Yesu ico gicucu sinkakigire none se ko atari nge wa mbere atari ne wa kuje ngo nakubona nk'ibyishimo ngo bandi bapfakazi batagira Yesu yageze muri nge haleluya Yesu yageze muri nge nukuri no mukigeragezo umukristo agomba kugerageza nyine nawe kwishima nicyo kintu nasenge na mama uzandinde icyo gicucu uzandinde umushiha wo kujya ntonganya abantu batakoshe guhutara ku bana gukubita abana ntacyo bakoze uzi ko hari abantu bafite ibigeragezo barangiza famiye yose bakaba victime b'ibyo bigeragezo bya ugasanga arataha nimugoroba bagakubita abana si babishe se hano hari abapfakazi murahari uburemere bw'urugo rwamara kumuha ko rutegetse wenyine ugasanga ingaruka ziri kuba ku bana umwana yakosha akana akamukubita nta mpamvu oya hahigwa bihanganira bibagerageza sema haleluya hahigwa bishima no muri ibyo bigerageza turarangije sinabwira ndabwira Pawulo ariwe dusorezaho Pawulo yarageragejwe mu bantu bageragejwe iwe ni
iyo yakoraga igitangaza akoreshejwe na Mwuka Wera yararaga muri prison. Iyo yahagurutsaga ikirema ingororano zabaga kuje muri prison. Ariko mu byo yirataga yahora avuga ati nge nirata guhora muri ibi bigerageza, nirata gukubitwa inkoni nyinshi, nirata kurara mu nzu y'imbohe, nirata kumenwa n'amato, nirata. Ubundi umukristo ntahunga ibigeragezo, ubihagararamo. Kandi icyo mbifuriza ni ukubihagararamo neza no kuzabitsinda mu izina rya Yesu. Ntabwo tubifuriza guhora mu bigeragezo, ntabwo tubifuriza guhora muri ibyo urimo, ariko bihagararemo umenye ngo n'abandi babisohotsemo, nanjye nzabisohokamo. Ikirimo kikugora uyu munsi ntiwumve ko ari karande, niko yaririmbye ngo ikigaragazo si karande, nta nubwo ari umurage, nta nubwo ari umugabane twagabanye, kurabinyuramo. Ariko ejo wifuze ko bizaba ubuhamya, wifuze ko bizaba ubutsinzi, wifuze ko bizakuzamura mu ntera. Kandi biraryoha iyo undi muntu avuze ngo ntubona ko nakawe yakomeye mu kigaragazo, biraryoha wumva ufite fier. Musikiri kushindwa, mukiri kushinda. Ntugahore wumva ko ikigerageza kiri imbere kizagutsinda, ahubwo kibwire kuzagitsinda. Ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Izagufasha, kuko Imana si umuntu winanirwa ikibazo, ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo. Izagufasha. Ubundi bibazo nibyo bito ku Mana. Muhaguruke dusenge Imana. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, ni iby'igihe gito, siko bizahora kuba mutegereza. Nta n'umwe uzakogwa n'isoni. Abazakogwa n'isoni ni bande? Ni ba bandi bava mu masezerano ari nta mpamvu, ni ba bandi banamuka mu bigeragezo. Mukristo yageze mu bigeragezo ngo ahura n'ikintu cyitwa igikombe cy'ishidikanyamana, ngo akavuga ngo ariko Imana yoba ikiraha ngahura n'ibi. Ntugahere mu gikombe cy'ishidikanyamana, jya ukinyuramo. Sema haleluya, haleluya, haleluya. Ibigaragazo bigereranywa n'umuriro. Umuriro ducamo, izahabu yigaragaresha umuriro. Iyo atari izahabu, iyo uciye mu muriro igira ite? Irashya. Umukristo nyawe yaciye mu kigaragazo asohokamo ameze nk'izahabu, Imana ikamushima. Tumupepeye Bwana Yesu, muvuge ngo amina. Icyama mukazasohoka mu byo murimo munyuramo mumeze nk'izahabu. Imana ibashime mu izina rya Yesu. Icyama mukazasohokamo muzuye ubutsinzi. Uzubaha umukristo ujya gusenga Imana akavuga ngo na wa munsi Imana narakubonye. Bwana asifiwe. Ese utagaragazwa wa munsi bari kuyibona? Igituma wayibonye nuko wari wageragejwe. Mana narakubonye. Masengesho azanezeza Imana. Na wa munsi Imana warabikoze. Na wa munsi Imana narakubonye. Na wa munsi narabitambutsemo. Na wa munsi nabinyuzemo. Na wa munsi narakubonye Imana. Na wa munsi narakubonye. Masengesho azakora ku mutima w'Imana. Ikavuga terego arabyibuka na cyagiye nacyo. Muvuga ngo haleluya. Nushaka usubiraho wakirijwe nimba ari kwivuko, uvuga ngo ni wacu narakubonye Imana. No wa munsi narakubonye Imana. Narakubonye ndi mu kigaragazo kimeze gutya. Narakubonye nambaye ubusura nambika. Narakubonye dushonje uratugaburira. Narakubonye ndwaye urankiza. Narakubonye ndwaza urankiriza. Narakubonye banirukanye. Narakubonye narabuze urubyaro. Narakubonye abantu baranyanze. Narakubonye barambarabitse. Narakubonye ndi mu bukene. Narakubonye Mana. Narakubonye Mana. Niyo ntwaro
intwaro cyo dukubitisha ibigeragezo kikavuga ngo noneho haje kompora simusiga ubwo atangiye kubara imigisha kikagenda kigirayo. Ntugahate Imana amasengesho y'amaganya. Naragowe n'ikindi gihe nari muri ibi, naragowe narapfuye uranyanga. Bwira Imana ngo narakubonye. Sema haleluya. Mana sirimwe kandi sikabiri. Nabonye neza yawe Mana. Narakubonye muri cya kigaragazo cyari gikomeye. Bya bihe byari bikomeye. Warabihinduye Mana. Narakubonye na wa munsi. Narakubonye mu ntambara. Narakubonye ndi incike. Narakubonye ndi umukene. Narakubonye basohoye mu nzu. Narakubonye ngayo masengesho aza kuraho imisozi ikibwiriza ikigirayo ikavuga ngo ubwo azanye intwaro biracitse kikibwiriza kikigirayo. Ntugahate Imana naragowe narapfuye byo yihata ko wayibonye. Ese mwarayibonye yemwe? Namwe mwarayibonye? Nukuri nanjye narayibonye no kuwa gatandatu narayibonye. Tuyicyubahiro narayibonye nakabeze ejo bundi narayibonye ndi mu nzu ya etaje ndiko nzamuka. Iyo ukodesheje inzu burya bari iyawe. Ibyumweru 2 nari mfite etaje manuka nzamuka nta ukontorora nta umbaza. Mu mateka nzavuga n'igihe kimwe nari mfite etaje. Wanasifiwe. Umuhari ubukene bwakongera kunkangase buseruke buce hehe mbubwira nti umugore watunze etaje kuraza kunkangisha umushwe mu mezi yana nifite mu kwa gatatu nari mfite etaje Kicukiro none nge nuguhinduranya muri uko kwezi nari Kabeza. Ibyo ni bikise shetani yonkangisha ubukene yaratinje nta buhari. Reka mbabwire ibanga ryo kunesha ibigeragezo nuko ujye ubara ibyiza Imana yakoze. Timugahore mu byafenitse ahubwo mujye mureba mu byaciyemo. Imana narakubona. Tugira Imana gutya ukuntu mumeze neza nta wabava imbere. Haleluya. Raza muhano yaravuze ngo nipishe nipite. Mbwira ibibazo ngo mbisa ntambuke. Ntabwo byaje kuduherana. Naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampibyo nkena byose ndamahoro. Naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampibyo nkena byose ndamahoro. Naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampibyo nkena byose n'amahoro. Haleluya. Unime samaki, unime ugali, uniachie Yesu. Abandi barahishuriwe ibanga. Sema haleluya. Yobu yaravuze ngo nubwo wonica ukaza ni icyuma ukansogota nzapfa nkikwiri ngira. Abana bapfe bongere bapfe izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ibigeragezo bitangira kwihinzira iyo byabonye mu mutima wavariye neza nta gutitira. Urarwaza ubwo isi yose ijugume ni wowe wa mbere se. Oya yarabwiye wewe arabwira ngo ibyiringiro byanjye ndacyabikomeye. Sema haleluya. Ndacyabikomeye kandi simbikomeje gusa ubu nyine ninapfa nzabipfa. Ningeri iriya ku mwugariro w'ikuzimu ngo nzabirambikaho bibishuka niyororose ngo umunsi wo kuzuka nugera nzabizukana. Ibintu biriho cyangwa bitariho ibyiringiro byo ngo mwirinde mwanshuti mbe mwirinde gukora ku byiringiro
mwirinde ngo nubwo umubiri uri kunuka waboze ariko ibyiringiro imbere nibishya. Ese ibyiringiro byawe bihagaze gute mu kigaragazo? Urakomeye, uracyabikomeje? Umuntu ujya usura ukicuza icyatumye umusura. Muri birango ingahe nari mfite ibibazo, muri birango ingahe njyewe hani wanje ntibijya bitungana, umwana yaratashe ashatswe aragumba, undi yasutse inda. Inkuru gusa nizazindi zinca mugongo gusa zibibi. Ariko nukuri hari umuntu uba mu bibi gusa. Basanga ishimwe ry'Imana nirike mu kanwa. Ibyo Imana yakoze byamizwe n'ibibazo arimo uwo mwaka. Erega n'uwapfushe kuba mubyaye, abatarababyaye ko bahari. Kandi tuzashinjwa imbere y'Imana, hakuna wakujitetea. Hari igihe nyanyura muri kampani nkareba ibimuga bifite imizindaro biriko biririmba bivuga Yesu. Ayiwa we, kavuga ngo Mana we, iki kimuga kidafite amaguru cyaje gusabiriza kiriwe kuzuba kiriko kivuga Yesu, naho abandi ngorego ngo biriya ni imiteto y'abahazi. Usanga wuzuye amaganya. Ariko sumba bwirende nigaza gusura umugore ari mashingira, abana bamwe bagiye hanze ari mu nzu yiwe urimo n'akajaride keza mfite ubukana. Ahita ngo ndimo natekereza kwiyahura. Wiyahurira iki? Ngo uyu mugabo ndavuga ntisha nturahazi, uwahazi ubuzima, niyo mpamvu uri kumva wowe buvamo. Twebwe turabukeneye, twe dukeneye kuzabona buba bwiza, niyo mpamvu tudashaka gupfa. Uzapfe wenyine nyaho sinde kopfa ubuzima. Abajya bifuza gupfa n'abaza bigirira vuba baranyazwe. Imbere niho heza. Reka dusenga Imana.